ariko kirazira kikaziririza kuza imbere yanjye boko uko umwaka utashye, kuza imbere yanjye boko uko mumaze gusarura imyaka yanyu, kuza imbere yanjye boko uko mumaze kujya abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Tunejejwe n'Imana y'isaha ko twongeye kuganira ijambo ry'Imana, tunashimira Imana turinze uyu mwaka kugeza kuri iyi tariki. Dufite icyizere ko tugiye kurangiza nusigaye. Waba udukurikiye aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda ikaze, waba uri hanze ikaze, impande zose tubahaye ikaze, turabakunda, turabizi natwe muradukunda. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana rigufashe. Mbere yo kuganira reka tubanze dusenge. Turagushimiye Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, watubereye Imana, warakoze. Uwiteka witegereje Abisiraheli bavana mu gihugu cy'uburetwa, ariko ubaha amategeko y'icyo gukora, utuma Mose akajya ababwira. Ko niko natwe uje kutubwira icyo gukora muri iyi minsi isoza umwaka, niko uje kutugirira neza ugahera umuntu wese mu mwanya we, ko niko uje kutwiyereka. Ntuceceke ku buzima bwacu, ahubwo utubere byose, utubere imbaraga z'abantu zibure, imbaraga z'abademoni zihunge, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'ibitavuga Imana, izo zose turazicyashye mu izina rya Yesu. Turaritse Imana itera kugira ngo izibane natwe kandi uturengere. Ntuceceke ahubwo tubere byose mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Uko umwaka utashye tuzajya tujya gushima, twibuka imirimo yakozeyo, tujyane amaturo, twibuka imirimo yakozeyo, tujyane amaturo, tuzajya tuyishimira mu iteraniro ry'abera, tuzajya tuyishimira yuko turi amahoro, 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 tuzajya tuyishimira yuko turi amahoro. Amina. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Buririmbyi aravuze nk'uko umwaka utashye tuzajya tuyishimira ko turi amahoro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 23. Turasoma kuva ku murongo wa 14. Haranditse ngo, uko umwaka utashye ujye unziririza iminsi mikuru. Dusubiremo, uko umwaka utashye ujye uziririza iminsi mikuru. 3, ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe. Mu minsi 7 ujye urya imitsima idasembuwe, uko nagutegetse mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi Abibu, kuko ariko waviriyemo mu Egiputa, he kugira umuntu uzaza ubusa imbere yanjye. Kandi ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura w'umuganura w'imirimo yawe wabibye mu murima. Kandi
ujye uziririza umunsi mukuru w'isarura rya byose wo ku iherezo ry'umwaka, numara gusarura imirimo yawe mu isambu yawe. Uko umwaka utashye, abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Umwami Uwiteka ibihe bitatu. Amaraso y'igitambo ntambiwe ntukayatambane n'imitsima yasembuwe, kandi urugimbu rw'icyatambwe ku munsi mukuru wanjye ntirukarare ngo rugeze mu gitondo. Umuganura w'ibibanje kwera mu butaka bwawe ujye uwuzana mu nzu y'Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo rikomeye cyane, ijambo Imana itubwiye. Imana yavuganye na Mose imaze gukura abanyegiputa ku buzima bw'Abisiraheli. Imana ivugana na Mose iramubwira, ye Mose, genda umbwirira Abisiraheli ibintu bitatu numva mwakora bikanezeza umutima wanjye. Imana iramubwira ngo Mose, genda ubambwire ngo uko umwaka utashye muzajye muza imbere yanjye muje gushima kandi muzanye ituro. Hanyuma Imana iramubwira ngo babwire ngo nibakaze mu nzu yanjye n'imbokoboko Imana ishimwe, kandi buri gihe cyose uko umwaka utashye muzajye muza mbabona imbere yanjye. Imana iramubwira ngo kandi musabwa kuzajya muzana umuganura w'ibyo muvanye mu mirima yanyu. Imana ishimwe. Musabwa kujya muzana n'uwundi muganura mumaze gusarura imirima yanyu. Imana iramubwira ngo kandi n'umwana w'ihene nimukajya mumutekesha aya mahenehene, kirazira. Imana yongera iramubwira ngo kandi ibyo ngibyo muzajye mubikora mu byitondere, ariko kirazira kikaziririza kuza imbere yanjye imbokoboko uko umwaka utashye, kuza imbere yanjye imbokoboko uko mumaze gusarura imyaka yanyu, kuza imbere yanjye imbokoboko uko mumaze kujya kwizihiza umwaka wanyu urangiye. Kirazira kikaziririza. Murakoze cyane. Wenda aho ngaho ngize ikibazo, waza kudusobanurira ayo maturo ese dutanga umwaka urangiye tugiye gutangira undi, ese amara iki? Wadusobanurira? Nabasobanurira. Aya maturo dutura ntago ari imitima tuzana gusa. Imitima nyine yo uba wawuteguye kera, ariko Imana yaravuze ntukaze imbokoboko. Nimba uri umucuruzi, gira icyo ukora mu byo ucuruza, ujye gushimira Imana uture, kuko umwaka utashye Imana yaguhaye umugisha hari ibyo yakoze. Nimba uri umuganga, hari umushahara uhembwa, kora kuri uwo mushahara we kujya mu nzu y'Imana imbokoboko, ujye gushimira Imana yagufashije muri uwo mwaka ugakora akazi neza. Nimba uri umwarimu, kora ku mushahara wawe muri uwo mwaka, kuko Imana yaguhaye aho hantu. Ahantu hose umuntu Imana ishaka harira. Binavuze ngo ntugomba kujya mu nzu imbokoboko, aho kugomba gufata ituro ukajya gutura Imana, kuko Imana yakugiriye neza uwo mwaka, ikabana nawe mu kazi wakoraga, ikabana nawe mu byo winjije, ikabana nawe mu byo wakoraga. Murakoze cyane kudusobanurira, turasobanukiwe. Imana iguha umugisha. Amina. Rero umuntu wese warudukurikiye yumve ko Imana ivuganye nawe yuko agomba kujya imbere yayo uko umwaka utashye. Abagabo bakajya imbere y'Imana uko umwaka utashye, bakahaboneka ibihe bitatu. Abamama bakahaboneka, abakobwa bakahaboneka, kandi bakinjirayo batagiye imbokoboko. Kirazira. Kandi uko umwaka utashye mukazajya mwibuka Uwiteka wabarinze muri uwo mwaka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Nizere ko umuntu wese afashijwe kandi umuntu asobanukiwe. Twebwe twumva ngo ni bonane, tukumva itariki ya mbere, tukumva, ariko mujye muha agaciro umwaka wanyu uba warangiye. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Urakoze Kristo, urakoze Uwiteka,
uvuganye natwe ijambo ryiza cyane, uratubwiye ngo uko umwaka utashye tujye tureka kuzimira imbokoboko, ahubwo tujye tuza kugushimira tuzanye n'ibitambo byo kugushima. Turagushimiye, duhaye agaciro uyu mwaka warangiye kuko waturinze, ndetse tugiye kuwurangiza duhaye agaciro yuko n'uyu nawo tugiye kuwurangiza. Umugisha umuntu wese uri gutegura ishimwe mu mutima we, umugisha umuntu wese utazaza imbokoboko imbere yawe, umugisha n'uwamaze gutanga, kandi umuntu wese ubashe kumwereka ko amaso ye agomba kumwereka icyo gutura, agashimira Imana ntazi imbere ya imbokoboko. Umugisha umuntu wese udukurikiye, kandi wari ufite ikibazo gikemure, wari udafite itururire murimo azabona ijya atura, wari wabuze inzira ubashe kumucira inzira, buri wese mu mwanya we azakubone. Urakoze, turagushimiye ko ubikoze, turagushimiye ko ubyumvise, kandi ko utugiriye neza. Mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.